Nanjye nisanze mu muryango ngize nk'imyaka 7 nza kumenya ko ababyeyi tubana umwe atari mama, ariko nabanaga na papa. Yaratashye baratongana baranadwana. Uwo munsi uwo mugore ntabwo yaraye mu rugo. Bwarakeye mu gitondo haba rwaserera, abaturanyi bose bahoraga bifuza kubibwira papa ariko ntumbone ko yazaga bwije. Bakamubwira kuri phone ariko nawe namenye ibyo ari byo. Aza nyine ari bwo yanjyanaga turasangira, ambaza impamvu natakishima natakisanzura, ari bwo yamenyaga ukuri. Bagatongana n'uwo mugore bikavamo intambara, akavuga ngo asigaye andutisha ngo umwana we. Twaje gufata umwanzuro rero, umugore asaba imbabazi avuga ko bitazongera, ariko byari nko gutasa ubu nabivuga ngo iki, byabaye by'imfabusa. Bwarakeye mu gitondo njya ku ishuri, bajya kunsabira ikigo njya ku ishuri, ko nyine yari yarahamagaritse kwiga. Njya ku ishuri, mvuye ku ishuri papa bahise bamuhamagara, ajya nyine aho ngaho ibyumba sinzi umuntu yari agiye kureba ngo witwa Rukara. Agiye siyataha. Umunsi n'ijoro ntabwo nigeze ndara mu nzu. Yaransohoye ngo ibyo namukoreye nari mwicishije, ngo nari ngiye kumubambisha, ngo dore ko umunwa wanjye ngo nuko guhora ncecetse mbitse ibintu byinshi. Amazina nitwa Umuryango. Nanjye nisanze mu muryango nyuma y'igihe ngize nk'imyaka 7 nza kumenya ko ababyeyi tubana umwe atari mama, ariko nabanaga na papa. Nyuma nyine naje kubimenya, nangira gukora ubushakashatsi, njya gusura nyogokuru utuye ku Rushashi nyine hariya bita mu Gakenke. Yanga kugira ikintu ambwira, na papa namubaza akanyihorera. Ariko mbere yuko mbimenya, akenshi nyine uwo mama tubana nyine mama yakundaga kuntuka akambwira ngo nzasange mama aho yagiye, ngo nzajye ibintu byinshi nyine. Nakibaza ese nzasanga umuntu tubana, nakibaza nzabe nk'uko yabaye se kandi tubana, nakibaza nyine ibibazo byinshi. Mbimenye nyine nibwo nagiye aho ngaho ku Rushashi. Mageze nabwo yanga kumbwira ukuri, nkomeza guhatiriza. Ejo bundi papa nibwo yambwiye ukuri, 2020 nari ngize imyaka 13. Yambwiye ko mfite amezi 8 mama yaje kurwara ibintu niba baramuroze, aragenda ava mu rugo. Guhera icyo gihe ntabwo yigeze amenya irengero rye. Ntabwo nyine nanjye yambwiye gutyo ko atazi irengero rye, ambwira ko ibyo byose nzajya mbona nzajya mbyihanganira kuri atari mama yagiye nawe atazi iherezo rye. Mubajije amafoto ambwira ko nta foto ye n'imwe afite. Twagiye nyine yaranjyanye angurira fanta, ndarya nyine nanjye mbona ko nishimye. Arangije nyine atangira kumbwira story z'ubuzima bwanjye, aribwo namenye ko umuntu tubana atari mama yagiye mfite amezi 8. Nakomeje kumuhatiriza mubaza amafoto, ambwira ko ntayo afite. Mubaza ukuntu byagenze, ambwira ko yadwaye akagenda. Nakomeje kumubaza ibibazo byinshi, ahita ambwira ngo dutahe. Ntabwo nyine nanjye nzaha agace aherereyemo, ntabwo yigeze mama, ntabwo nzaha agace aherereyemo, ahantu nyine yaba yaragiye. Iyo mubajije arambwira ngo ibyo yabashije kumenya n'ibiriya, ngo ninshake nanabyihorere. Narababaye cyane, ndababara ku buryo byananiye no kwiyakira. Numva ko bidashoboka kunyera uwo muntu amufataga nka mama. Numva byananiye kubyakira kuko namaze n'iminsi byarananiye kubyakira, ko
ko nahise mpagarika no kujya ku ishuri, najya mbitekereza nakumva nyine ndababaye cyane, kuko nyine nageze n'igihe njya gusura aho ngaho yambwiye ko hari famiye, turajyana tugeze hepfo nyine anongera urutoki ngo ni hariya. Ngezeyo aho mu Mutara, ngezeyo baranyihakana, yambwiraga nyine ko ari kwa kaka. Ngezeyo nyine ndagenda ndabasuhuza nk'umuntu ufite ubwuzu n'amatsiko, nzi ko bagiye kumpa igisubizo cy'icyo nshaka. Ndagenda baranyakira, ndabibwira, narababwiye ngo njyewe ndi umwuzukuru wanyu Goreta, nawubwiye ngo ndi umwana wa Staratoni na Jacqueline. None ko mfite ikibazo, mama wanjye yaba ari hano? Ko papa yambwiye ko ari hano. Bambwiye ko batamuzi uwo muntu ndi kuvuga, bambwira ko nibeshye, ahubwo batangira no kunsohora vuba. Naje nyine ndi kwibaza ko papa ari kunyina agakino. Haje kuvuka ibibazo mu rugo, menye neza ko uwo nguwo atari mama. Atangira no kubyerura bishira ku mugaragaro, atangira kujya nkoresha ibintu bitabaho, ahita nkura mu ishuri, akabyuka nyine kuko nyine papa kenshi ntabwo aba ari mu rugo, aba yagiye mu biraka. Akenshi hari igihe azashize ukwezi, icyumweru nibwo yazaga. Igihe atabaga ahari nakoraga ibintu byose, nta mwana wundi n'ibyo nkoze. Hakaba hari n'igihe mba ndangije gukoropa bakagaruka inyuma bakahamena amazi, bakahakandagira, bakahamena ifu, biza gukomeza gutyo. Abaturanyi bakavuga, ese uyu mwana nko bigenze ute, uko nabonaga mubanye mu mahoro bihindutse gute? Akavuga ngo iki ni icyohe kizasange nyina. Nabyumva nyine nakagira agahinda, nakababara, ariko nyine nakihangana kuko nari namajije kumenya ukuri. Papa yambwiye njye mbyihanganira. Umunsi yaragarutse nshaka kumubwira nyine ibintu bibera mu rugo. Yaje ari kuwa gatandatu, maze ubundi nshaka kumubwira ibintu bihabera, kuko nyine uwo mugore yari yarambwiye nindamuka hari ikintu mvuze azanyica, akajya amurana ubwoba yuko ashobora kunyica yagiye. Maze ubundi ndavuga ngo n'ubundi reka nemere utwaje, nimpfa ariko nzapfe papa amenye ukuri, kuko n'ubundi ashobora kuzanyica n'ahari. Ndabimubwira nyine ndakajya mbyibwira ku mutima. Ngeze ngo mbibwire papa, papa yaraje nyine njya kumuhobera mfite ubwuzu bwinshi, nzi ko ndahita amubwira n'ibintu byose bibera mu rugo. Uwo mugore niyigeze atuma ko njya kumuhobera, yahise amamagara ngiye kumugeraho, arambwira ngo garuka hano. Papa ahita avuga ngo reka umwana aza amobere, ahita avuga ngo dore asize igikombe cy'igikoma ngo yarari kunywa, byahese ko ari imitwe yarari guteka. Maze ubundi ahita ambwira ngo ninjire mu nzu ngo ngende manze ntunganye biriya bintu. Papa aje nyine bahita bajya muri story, bajya mu biganiro. Ubwo inkuru yanjye buburijwemo, nari ngiye kubwira papa. Igihe cyaje kugira naho papa uko yabonaga nyine natari nyishimo nko mbere nisanzuraga, aza kunjyana aranganiriza. Ngese cyaguteye kwigunga nuko nakubwiye kuri atari mama wawe? Ngewe nahise nurikandarira, kuko nyine byatekerezaga bitari bihuye nge n'ibyo ndi gutekereza ku mutima. Nahise nibaza niba ahubwo ibintu nkorera uwo mugore atajya abibwira papa. Ku mutima ndavuga ubundi se yabimbwira yarambyaye, yabimubwira yarambyaye nge. Nahise nangira mbwira papa ukuri kose ko ibintu bigenda, mubwira yuko n'amafaranga yohereje yo kujya ku ishuri ntago niga. Yaratashye baratongana baranadwana. Uwo munsi uwo mugore ntabwo yaraye mu rugo. Bwarakeye mu gitondo
haba rwaserera abaturanyi bose bahoraga bifuza kubibwira papa ariko ntumbone ko yazaga bwije, bakamubwira kuri fone ariko nawe namenye ibyo ari byo. Aza nyine aribwo yanjyanaga turasangira, ambaza impamvu natakishima natakisanzura, aribwo yamenyaga ukuri, bagatongana n'uwo mugore bikavamo intambara, akavuga ngo asigaye andutisha ngo uwo mwana we. Twaje gufata umwanzuro rero, umugore avusaba imbabazi avuga ko bitazongera, ariko byari nko gutaza, ubu nabivuga ngo iki, byabaye by'impfabusa. Bwarakeye mu gitondo njya ku ishuri, bajya kunsabira ikigo, njya ku ishuri ko nyine yari yarahamagaritse kwiga. Njya ku ishuri, mvuye ku ishuri papa bahise bamuhamagara, ajya nyine aho ngaho ibyumba, sinzi umuntu yari agiye kureba ngo witwa Rukara. Agiye siyataha, umunsi nijoro ntabwo nigeze ndara mu nzu, yaransohoye ngo ibyo namukoreye nari mwicishije, ngo nari ngiye kumubambisha, ngo dore ko umunwa wanjye ngo nuko guhora ncecetse mbitse ibintu byinshi, ngo ari ubugume mba njunjana nyine mba ncecekeye. Ndamubwira ngo ariko njye nakuvuze ukuri, ntabwo nigeze mbeshya, ngo genda wakigoryiwe n'ubundi uzanyicisha, ngo wabona umeze na nyoko n'ubundi. Ndamubwira ngo ariko uwo mama uhora umbwira ameze nawe, njye nakurikije papa kandi ndabizi neza ko n'Imana izi ukuri. Yahise ansohora, abantu barahurura ku musozi dutuyeho, baramubwira ngo wa mugore we wamuretse ko ari u Rwanda rw'ejo azavamo umuntu ukomeye, wamuretse kuko uramuhora iki? Bamubwira nyine ibintu byinshi, aranga. Umumama duturanye aramfata anjyana iwe, aravuga ngo ninze mbe mari kugeza igihe papa azagarukira. Baramuhamagaye nyine, papa avuga ko atabashije kuboneka, azaza baba bamfashe. Papa yaraje hashize iminsi 3, ahagarika ibyo yari arimo aza kundeba. Aje ageze mu rugo asanga umugore yazinze ibye n'abana yabafashe ngo agiye kubajyana, ngo ntabwo yashobora kubana nanjye. Papa yitamo nyine kwakira utwaje, abwira uwo mugore ngo naba mfashe, ngo mu gihe atari yabona ahantu anyohereza ngo minsi mikenya mbe niga, ngo manze ndangize mfata amanota ngo abone kunyohereza. Yari yapanze ko azanyohereza ahantu bita Rusagara. Nta muntu umwe natabajije mu muryango, bose bambwira ko batazi iherezo rye. Niyo mbabajije imiryango ye bambwira ko batabizi. Ntekereza ko yaba ariho ariko none nagabona ko atariho.